Abacamanza igice cya 12. Intambara hagati ya Yefute n'Abaefurayimu. Abefurayimu bakoranira hamwe bambuka Yorodani, basanga Yefute i Safoni, baramubaza bati, kuki wagiye kurwanya Abamoni utadutabaje? Tuzagutwikira mu nzu yawe ukongokeremo. Yefute arabasubiza ati, njyewe n'abo twari kumwe twari dushyamiranye n'Abamoni, mbatabaje ntimwantabara. Mbibonye ntyo mperako mpara amagara yanjye njya gutera Abamoni, maze Uhoraho ampa kubatsinda. None se murampora iki? Nuko Yefute akoranyiriza hamwe Abagereyadi barwanya Abefurayimu, kuko Abefurayimu babacyuriraga bati, muhora muduhunga, ntimuri Abefurayimu, ntimuri n'Abamanase. Abegereyadi barabatsinda, bigarura ibyambu bya Yorodani bigana mu ntara y'Abefurayimu. Nuko hagira umuntu ushaka kwambuka kugira ngo ahunge, bakamubaza bati, uri Umwefurayimu? Yabahakanira, bakamubwira bati, ngaho vuga uti, Shiboreti. Undi akavuga ati, Siboreti. Kubera ko atashoboraga kubivuga neza, ubwo bagahita bamusingira bakamwicira kuri ibyo byambu. Icyo gihe hagwa Abefurayimu 42,000. Yefute w'Umugereyadi yamaze imyaka 6 ategeka Abisiraheli, maze arapfa bamuhamba muri umwe mu migi y'Igereyadi. Ibusani. Nyuma ya Yefute, Ibusani w'i Betelehemu niwe wabaye umucamanza w'Abisiraheli. Yari afite abahungu 30 n'abakobwa 30. Abo bakobwa be bose yabashyingiye mu yindi miryango itari uwakomokamo, n'abahungu be bose abariho abashakira abageni. Ibusani yari amaze imyaka 7 ategeka Abisiraheli, nuko arapfa bamuhamba i Betelehemu. Eroni. Nyuma ya Ibusani, Eroni w'Umuzabuloni niwe wabaye umucamanza w'Abisiraheli. Hashize imyaka 10 arapfa bamuhamba Ayaloni mu ntara y'Abazabuloni. Abudoni. Nyuma ya Eroni, Abudoni mwene Hireri w'Ipiratoni niwe wabaye umucamanza w'Abisiraheli. Yari afite abahungu 40 n'abuzukuru b'abahungu 30 bagendaga ku ndogobe 70. Hashize imyaka 8 arapfa bamuhamba i Piratoni mu ntara y'Abefurayimu mu misozi ituwe n'Abameleki.